mu gihe kirageze ubwo imijyi minini igiye guhanagurwaho. Uvuga ngo rero ibihano bigenewe imijyi rero, ariko noneho n'ikirenze ibyo hari ukurimbuka kw'ibihugu ndetse n'ibivugwa mu rwego rwa politike. Noneho bavuze ko bizaba bitarenze 2025 uyu mwaka turimo. Noneho bavuze kujyanye no kugabanya abaturage b'isi. Kubwiye impamvu Banyamusanze Tuyishime Family ibazaniye ubwoko bwose bw'umuceri. Umuceri wa Izinuma, umutanzania nimero ya mbere, nimero ya kabiri, nimero ya gatatu. Amavuta yo kurya y'ubwoko bwose kandi ku giciro kibanogeye. Tuyishime Family ikorera muri Mateus mu mujyi wa Musanze. Wifuza kurangura ibyo byose twakubwiye, yaba umuceri yaba amavuta, wahamagara kuri nimero iri imbere yawe. Cyangwa se wagira muri Mateus ukabaza uti kwa Tuyishime ni hehe, bahita bagutungira agatoki ukirangurira ku giciro cyiza. Tuyishime Family ikorera muri Mateus mu mujyi wa Musanze. Reka tubasuze tubifuriza ibihe byiza. Iyi ni Iwacu Africa. Imbere yanjye cyangwa se imbere yanyu hari umutumirwa, ntago ari bwo bwa mbere tumutumiye kuri iyi channel yacu. No musangwa mu kiganiro twigeze kugirana, twaganiraga twerekwa inzira z'icyatumye Los Angeles ishobora kuba yarahuye n'ibibazo yahuye nabyo, aho twabibonaga nkaho bikiri ibyoroshye ndetse ko hari n'ibindi biteganyijwe kuzaza mu myaka iri imbere mu bihe bya vuba. Nyakubahwa Fidel, tuguhaye ikaze. Murakoze. Yego. Ushize twibazaga ku bintu bijyanye n'umuriro wo muri Los Angeles. Mu kiganiro wagiye utubwira ati ibi biroroshye ndetse hari n'ibindi bizaza. Wakomeza utubwira. Murakoze. Ikijyanye n'umuriro wa Los Angeles cyavugishije abantu benshi cyane. Umugani wa munyamakuru wa Flash TV yavuze ngo bafasha wino bafasha amababa bakoza muri wino barandika. Numvise abanyamakuru bagiye batandukanye ba Ismail Mwanafunzi n'abandi bagiye batandukanye bavuze ku muriro wa Los Angeles, kandi ubwo bamenyaga ko biriya byari ubuhanuzi bagerageje gukora ubushakashatsi ngo barebe ko kuko bwari ubuhanuzi. Ubwo rero byagaragaye ko bwari ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi ntabwo buvuga ibintu bimwe. Yego. Ni continuity y'ibintu bibaye uyu munsi, ejo hari bizaba, hari biba byarabaye. Uko niko ubuhanuzi bugenda busohora. Muri last day event cya gitabo cyitwa ibibaho mu minsi y'imperuka niho twasanze ubuhanuzi buvuga kuri Los Angeles nk'umujyi wo muri California wagomba kugerwaho n'ibihano. Twasanze ko muri kiriya gice cya 8 cy'icyo gitabo hatavugwamo Los Angeles gusa, ahubwo harimo n'indi mijyi igiye itandukanye. Muri iyo mijyi rero hari yagiye ibona ibihano mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo Los Angeles ni igihe cyacu yari igezeho, ariko imijyi yagiye ibona ibihano ndetse no mu yindi minsi izaza tuzagenda tubibona, ariko ibyo byari ibihano bigenewe imijyi. Icyo cyari igice cya 8. Uyu munsi rero tugiye gusa nkaho dukomereza kuri iyo ngingo. Arashobora kuvuga bati ese ibya Los Angeles ko tutabimenye mbere tukabibona ari uko byabaye, ahari wenda dushobora kuvuga ubu ngubu bizaba mu gihe kizaza kugira ngo nibiba uvuge ati ibi ngibi noneho byo twabyumvise mbere. Mu gice cya 8 rero cy'icyo gitabo cyitwa Last Day Event cyavugaga kurimbuka kw'imijyi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kurimbuka kw'ibihugu. Umva ni ibintu bitangaje cyane. Bya mbere byari kurimbuka kw'imijyi, noneho ibindi tugiye kureba ukurimbuka kw'ibihugu. Ese ukurimbuka kw'imijyi byo byaba byarabaye ahari ibihombo gusa, niyo mpamvu tuvuga ngo biriya byari ibyana, ndetse ibyana byabyo byose nta nubwo biraza, kuko ukurimbuka kw'imijyi ntabwo ari kuriya, kuko hariya umujyi uracyariho kandi ubuzima bugiye bukomeza. Ariko muri Last Day Event ku page ya 72 ikinisho gitabo mfite hano, dore ko bavuze ku mijyi uko bizagenda. Banyamusanze Tuyishime Family ibazaniye ubwoko bwose bw'umuceri. Umuceri wa Izinuma, umutanzania nimero ya mbere, nimero ya kabiri, nimero ya gatatu. Amavuta yo kurya y'ubwoko bwose kandi ku giciro kibanogeye. Tuyishime Family ikorera muri Mateus mu mujyi wa Musanze. Wifuza kurangura ibyo byose twakubwiye, yaba umuceri yaba amavuta, wahamagara kuri nimero iri imbere yawe.
cyangwa se wagera muri Matewusi ukabaza uti kwa Tuyishime ni hehe, bahita bagutungira agatoki ukirangurira ku giciro cyiza. Tuyishime Family ikorera muri Matewusi mu mujyi wa Musanze. Baravuze ngo igihe kirageze ubwo imijyi minini igiye guhanagurwaho kandi abantu bose bagomba kuburirwa iby'ibyo bihano byegereje. Bagomba kuburirwa kuri ibyo bihano byegereje. Ariko wumva ingivuga ngo igihe kirageze ubwo imijyi minini igiye guhanagurwaho. Ubwo tugomba gutinya ahubwo imijyi no kwituramo mu gihe abandi bashikariza abantu kujya kuyituramo. Ariko iyi iravuga ngo imijyi igiye guhanagurwaho. Vuga ngo rero ibihano bigenewe imijyi rero biracyategerejwe, biracyari inyuma. Ariko noneho n'ikirenze ibyo hari ukurimbuka kw'ibihugu. Ingingo rero ijyanye no kurimbuka kw'ibihugu turi buze kwigarukaho mu nyandiko ya hano y'ubuhanuzi. Ariko reka ne guta nkoresha gusa inyandiko y'ubuhanuzi, ahubwo turebe n'icyo isi ibivugaho cyangwa icyo ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bubivugaho. Abantu rero bagiye bakurikira amateka agiye atandukanye ndetse n'ibivugwa mu rwego rwa politike. Hari urubuga rwitwa digo.com. Digo.com ni urubuga rwimbitse cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bagaragaje abo bakorana. Nagerageje kwandika muri agenda yanjye kugira ngo abakora ubushakashatsi bazabone aho bahera. Urubuga digo.com ni urubuga rwimbitse cyane muri leta, kandi uru rubuga rwagaragaje ibintu bigomba kubaho kandi bapresiza n'umwaka bigaragaza ukurimbuka, kandi ni ibintu bigaragara ko biteye ubwoba cyane. Noneho bavuze ko bizaba bitarenze 2025 uyu mwaka turimo. Ni urubuga ruvuga ibijyanye n'ubuhanuzi cyane iyobokamana? Ni amakuru asanzwe atangazwa na leta, kandi leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho ni nkuko tuba dufite channel cyangwa akaba leta itangarizaho amatangazo y'igihugu. Urwo ni urubuga rwa leta rutangarizaho amakuru y'ibyo bashaka kuzakora, ibintu nk'ibyo. Noneho bavuze kujyanye no kugabanya abaturage hagati ya 50 na 80%, kugabanya abaturage b'isi, kugabanya abantu kuri porosa 50 na 80%. 50 na 80%, hagati ya 50 na 80%. Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi isi ituwe na miliyari 8 ni 7, ntabwo ni hagati ya miliyoni 7 n'8, ufashe 80%, urumva ni munsi ya miliyari bagomba gusigaraho. Ni gahunda, ni depopulation agenda. Wanditse muri Google handika ngo depopulation agenda, bahita bakujyana ahangaha ndimo gukubwira. Kuri urubuga rero bagaragaje uko ibyo bintu biteganijwe. Bagaragaje ko rukura amakuru ahakurikira: muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States Coast Guard ni ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeye. Noneho hakaba Department of Defense. Department of Defense ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikigo cya gisirikare. Ariko tuzi ko ikigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite ama department agiye atandukanye. Hari guverinoma ubwayo bwite ya Amerika, nayo niho hava aya makuru. Ikindi ni muri United States Air Force, igisirikare kibarira mu kirere nacyo. Iyi digo.com nayo ikura amakuru aho ngaho. United States Army ni ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano bagaragaje Marine, naho icyo kigo nacyo bagikuramo amakuru. United States Navy ndetse n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo CIA. Noneho World Bank nayo amakuru nayo bayakura no muri World Bank, ndetse n'ubumwe bw'Uburayi. Urumva ntabwo ari ibihugu bya Amerika gusa, ndetse bakorana n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndetse uru rubuga rwa digo.com runakorana na WikiLeaks. WikiLeaks turayizi, tuzi ko nayo igenda itangaza amakuru ajyanye y'ibanga y'ibintu bya politiki. Noneho hano bagaragaje rero uko ibihugu bigiye kuzagenda bigarwanwamo abaturage. Bagaragaje ko Ubudage bagaragaje kuva 2017 kugeza 2025 babariyemo abavuka n'abapfa, ariko bagaragaza abaturage bari bahari 2017 ndetse n'abazaba bahari mu mpera za 2025. Bagaragaje ko Ubudage bwari bufite miliyoni 81 z'abaturage muri 2017,
ko 2025 mubabarire 2025 hazaba hasigaye miliyoni 28 gusa. Ni ukuvuga ngo miliyoni 53 zigomba kuzaba zaravuyemo. Ubutaliyani bwari bufite miliyoni 32 ariko hazasigara 44, ubwo miliyoni 18 bazavamo. Hanyuma mu Buyapani bari abaturage miliyoni 126, hazasigara miliyoni 104, urumva miliyoni 23 zizaba zavuyemo. Barakomeza. Espagne yari ifite miliyoni 49 2017 ariko izaba ifite 28 2025. Hanyuma Israeli ifite miliyoni 8.3 z'abaturage ariko izasigarana miliyoni 4 2015. Ikibazo ati 2025 kari uyu mwaka turimo ibi bintu bikaba bitari byabaho, ese aba bantu bazajya he muri uyu mwaka twaba turimo? Ni ikibazo gikomeye. Ese haba hagiye kuba iki bishobora gutuma aba bantu uwo mubare w'abantu bangana batyo ugabanuka ku rwego rungana gutya? Noneho hari ibihugu nabonye hano byantangaje cyane bifite abantu batazagabanukaho n'umwe. Urugero hariho Uburusiya bwari bufite miliyoni 142 ariko na n'ubu bizakomeza kugira miliyoni 142. Ndetse n'Ubuhinde nabwo bufite miliyari 1.3 ariko na n'uyu mwaka uzarangira bafite miliyari 1.3. Ariko noneho dore ibintu bitangaje kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2017 yari ifite miliyoni 327 z'abaturage, ariko 2025 hateganijwe ko hagomba kuzavamo miliyoni 227, hazasigara miliyoni 100 gusa. Nuvuga ngo bari bafite miliyoni 327 ariko hazasigara miliyoni 100. Nuvuga ngo miliyoni 227 abo bagomba kugenza gute? Bagomba kuvamo. Ubwongereza noneho bari bafite abaturage bangana na miliyoni 36, 2025 hazasigara miliyoni 15. Bivuze ngo miliyoni 51 bagiye kugenza gute? Bagiye kuvamo 2025. Twongere twibuke ko ni urubuga rwa leta rwatangaje aya makuru. Hano hari ibindi bihugu nta se mvuga kuko harimo na Canada, harimo Afrika y'Epfo, ibihugu byinshi hano hari urutonde runini cyane, ariko ushingiye ku kugabanyuka ubona kwabayeho urabona ko ibihugu byahoze ari bya Kristo ari byo bizagabanywamo abantu benshi. Noneho iyi ngingo tuyivuze mu rwego rwa politike kuko n'ubu bagaragaza uburyo abantu bazagabanuka, ariko mu buhanuzi hari icyo ibyanditswe byaravuze kugabanuka kw'aba bantu. Kuri cadre politique bo wavuze ku gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barwanira mu mazi, mu kirere no ku butaka. Bihurira hehe n'iryo gabanuka? Niba bazabigiramo uruhare? Biragaragara ko bavuga ibintu bazi, bavuga ibintu bizabaho, ndetse iyo bashaka kubitugaragariza hari uburyo babigaragaza mu mafilimi cyangwa mu nkinamico. Urugero hari filimi ya Source yitwa Catastrophe Contagion bagaragaza ngo icyorezo kizaza 2025, ndetse iyo filimi ndaza kuguha link yayo uyirebe, yakiniwe hara muri Congo ahitwa Motaba River Valley. Bagaragaje ko 2025 muri icyo cyorezo wazaba hapfa abantu miliyoni buri munsi. Ngo buri munsi bakora iteganya bavuga imibare y'abanduye, abapfuye, bavuye mu bitaro, ibyo turabimenyereye nkuko twabonye muri Covid. Bivuga ngo abantu miliyoni buri munsi bazaba bapfa. Ngaho reka tubihuze n'ibi byavuzwe na digo.com. Mu Burusiya no mu Buhinde byagaragaye ko icyo kinyamakuru cyatangaje ko imibare yabo bo itazahinduka. Ndetse n'Ubushinwa naho ubona ko bagaragaje ko bari miliyari 1.3 2017, ariko 2025 bazakomeza kuba miliyoni 1.3 kimwe n'Ubuhinde. Abo bo ntago imibare yabigabanuka. Niba bifite amakuru byo byaba biterwa n'iki? Nicyo tugiye kureba. Icyo tugiye kureba kuko turi kureba bivugwa mu buryo bwa politike, kuko hariya Los Angeles nayo ijya gushara icyo bavuze, ariko bajya kubihurizaho n'ibyo buhanuzi ko bavuga ko ari ibyaha byinshi byatumye
Los Angeles ifatwa n'inkongi y'umuriro nubwo n'ibyanditswe bigaragaza ko ibyaha ari byo byatumye ifatwa n'inkongi y'umuriro, ariko hari irindi banga riba ryinshi inyuma y'ibyo tubona, kuko Satani arakoresha abantu nk'uko Imana nayo ikoresha abantu. Of course, ariko urumva nyine nawe aprofitira mu byaha. Nawe aprofitira mu byaha. Ariko hari igihe abashaka gukora ikintu agakoresha abantu be bakagikora kugira ngo abone uburyo yaprocinga ibyo ashaka kongera kugeza ku bandi bantu. So aha rero ibijyanye, niyo mpamvu tubifata nk'imbanzirizamushinga, byo biroroshye nk'imbanzirizamushinga. So uku kurimbuka kw'ibihugu rero tukubona ku gice gikurikiyeho cya 9. Igice cya 9 cy'iki gitabo ibibaho minsi y'imperuka. Ubushize tuganira tubona bimwe mu bimenyetso byavuzwe muri icyo gitabo ku bushya kwa biriya bihugu kuriya mujyi wa Los Angeles. Yego. Ni kuva kuri 1 kugera ku 8 cyangwa twahereye hagati? Oya, nuvuga ngo ni igice cya 8. Ni igice cya 8 niho bivugwa. Ni igice cya 8 niho bivugwa ku gice cya 8 cyo gitabo. Ibyo tugiye kuvuga rero biri ku gice cya 9. Kwirimbuka ry'imijyi ndetse n'ibihugu. Nuvuga ngo igice cya 8 kivuga ukurimbuka kw'imijyi. Naho igice cya 9 cyo ni ukurimbuka kw'ibihugu. Nuvuga ngo bigaragaza impamvu, byose bigenda bigaragaza impamvu. Aha rero tugiye kureba ikizatera ukurimbuka noneho kw'ibihugu. Turabisoma uko babyanditse kugira ngo ibintu bitahinduka amagambo yanjye. Igice cya 8, abafite iki gitabo cyangwa abasha kukibona, igice cya 8 gitangirira ku page ya 87. Page ya 87. Igice ubwacu gitangira ku page ya 80. Igice cya 9. Ndabona muri kukibona, ubasha kugisoma sinzi, ariko ushobora kuzafotora ipaje ukayishiraho. Igice cya 9 kivuga ngo itegeko ryo kubahiriza icyumweru. Kuki se umutwe w'iki gice uvuga ngo itegeko ryo kubahiriza icyumweru? Bafite ibintu byinshi hano basobanuye, ariko kubijyanye no kurimbuka kw'ibihugu dore kizabitera kiri ku page ya 87. Baravuze ngo ubwo igihugu cyacu, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko uyu mwanditsi, uyu muhanuzi ni wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Umunyamerika. Hariya ni umugabo n'umugore. Ni umugore. Bamwita Ellen G. White. Yaranditse ngo ubwo igihugu cyacu mu nama y'inteko ishinga amategeko kizashiraho amategeko ahata imitimanama y'abantu ku birebana n'uburenganzira mu by'idini, kigahatira abantu kubahiriza umunsi w'icyumweru, kandi kigashira agahato kububahiriza isabato y'umunsi wa 7, amategeko y'Imana azahindurwa ubusa mu buryo bwose mu gihugu cyacu hose. Bityo rero ubuhakanyi buzaba buri ku rwego rw'igihugu, buzakurikirwa no kurimbuka kwacyo. Ubuhakanyi buzaba buri ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ngo igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko ishinga amategeko Capitol, nibicara bagashiraho itegeko rivuga ko abatuye isi bose, reka tuvuge wenda abatuye icyo gihugu, kuko Amerika itangaza ibintu mu gihugu cyacyo mu nteko ishinga amategeko yacyo, ariko bigahinduka mandatori ku bihugu byose. Nibiba bibaye gutyo rero bagahatira abantu kuruhuka umunsi w'icyumweru, ubwo buzaba bubaye ubuhakanyi bwo ku rwego rw'igihugu. Ubwo buhakanyi rero buzakurikirwa no kurimbuka kw'igihugu. Ese tubonye ko hano hazapfa abantu bangana iki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Urabyibuka? Ntabwo mbyibuka, ni miliyoni nyinshi. Miliyoni 227. Hano barakomeje baravuga ngo igihe ubuhakanyi ku rwego rw'igihugu, ubwo abayobozi b'igihugu bazaba bagengwa n'amategeko ya Satani, ubwo nibwo bazajya mu ruhande rwa Sekibi. Iki gihe nibwo urugero rwo gukiranirwa ruzuzura. Ubuhakanyi ku rwego rw'igihugu ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwacu. N'amagambo agenda yisubiramo agaragaza impamvu izatera ibihugu bigenza gute kurimbuka. Kuki ibi bintu bizaterwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi tukaba tubona hari ibihugu byinshi twasomye urutonde rwabyo
bizagerwaho n'ingorane zikomeye kuri urwo rwego, kuko niba igihugu gishobora kuba gifite abantu bangana na miliyoni 60 ukumva hasigaye miliyoni 15, ukuntu kurimbuka kw'igihugu uretse ko kumva byahanuwe kandi bakaba babizi kuki bazabirengaho bakajya kubitorera itegeko. Aha, wenda icyo ngicyo cyo ni imigambi ya Satani ahishurira bamwe mu bo bakorana, ariko akaba yarabijeje ibindi bintu. Kuko wenda ni ukuvuga ngo bo bashobora kuzabibona nk'inyungu mu gushyiraho uwo munsi. Aha, ariko ari akaga gakomeye kuri bo ndetse n'abatuye isi muri rusange, kubera ko Satani ari umushukanyi, ubwo yabijeje ibyiza akaba ibyo bibamotiva gukora ibyo bintu byose. Kuki bizagera muri ibyo bihugu bikarenga umupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Hano umuhanuzi nabyo yakomeje kubivuga, yavuze ko itegeko ryo kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru uzakwira ku isi hose. Ingingo ikomeza hano ivuga hasi ngo turebe hano kuri iyi paje, hano bavuze ko hano bavuze ngo isi yose izashyigikira itegeko ryo kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru. Ubu ni ukuvuga ngo abayobozi b'ibihugu bose bazategekwa kubahiriza uwo munsi wa mbere w'icyumweru. Ni ukuvuga ngo rero buri gihugu cyose kizashyira mu bikorwa icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga ngo kizaba cyifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubuhakanyi. Nibifatanya ubwo buhakanyi rero, ubwo ni ukuvuga ngo ukurimbuka kw'igihugu kuri ba bayobozi babyo bazabyemera, ubwo irimbuka ry'ibihugu ry'ibihugu rizaba ritangiye. Noneho ugahita utangira ukibaza uti, ese ibi bintu kuki bo baba barabiteguye bagateganya n'umubare w'abantu bo bazapfa? Ese bazicwa nande? Bazicwa n'Imana, bazicwa n'abantu? Ni ikibazo nacyo gitagihinduka ikibazo. Ubushize nababwiye ko mu kiganiro twagiranye yakubwiye ko Imana ubwayo itaribura, ahubwo iyo abantu bigometse ku rwego Imana idashobora gukomeza kubihanganira, ikora icyo bita uburinzi. Iyo ikuyeho uburinzi rero, Satani niho agira ute, niho atangira ibikorwa bye byo kurimbura. Aba bantu rero bateganije umubare w'abantu bagomba kugabanuka, batabiteganya nk'igihano Imana izabagezaho, ahubwo babiteguye nko gushaka gukurininga isi kugira ngo ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere bigabanuke, no kuringaniza abantu, kugira ngo ibibazo by'ubwiyongere bitabaho, kugira ngo abantu bose babone ibyo bakeneye. Nyamara ibyo ngibyo bizaba ari ibikorwa bya Satani, kuko Imana ntabwo irimbura, ahubwo bo ubwabo bazirimbura, nk'uko muri Yesaya 24 habivuga. Rero babiteganije ko bizaba 2025. Ese twakwizera gute ko ibyo bintu byaba ari ukuri? Ko bavuze 2025, reka wenda twemere ko byaba ari ukuri, ahubwo se kuko reka twemere ko byaba ari ukuri. Ibyabaye Los Angeles bivugwa ko muri icyo gitabo birimo, yego. Ahubwo niba nibyo byo muri 2025 n'umwaka turimo, kuko bishobora kuba tukabyemera dushingiye n'ibyabaye muri Los Angeles, ahubwo habaho kubyirinda gute? Hari ibishobora ibyahanuwe ntabwo byirinda, hari ibishobora kwirindwa, hari ibishobora kwirindwa katubivuge gucyo, kuko dushingiye ku rugero rw'ibyo Bibiliya ivuga, umurwa w'Ininiwe wari usigaje iminsi 40 ukarimbuka. Umurwa w'Ininiwe wari usigaje iminsi 40 ukarimbuka. Imana yohereza umuhanuzi Yona, aragenda amubwira ati, genda ubabwire ko hari kubura iminsi 40 uwo murwa cyangwa uwo mujyi ukarimbuka. Ni nako yagiye avuga. Yona aragira avuga ati, uyu mujyi usigaje iminsi 40 ukagenza gute? Ukarimbuka. Icyakozwe kugira ngo utarimbuka rero, barihanye. Umwami ategeka igitegeko ko abantu bagomba kwiyiriza ubusa, bakihana, bakarya ingeso mbi. Imana ikuraho iki? Igihano. Tushobora kubaza tuti, se uyu munsi Imana izakuraho igihano? Bazihana Imana ikureho igihano? Ubu hari nuko dukoze ikiganiro ubu ngubu, ejo ushobora kumbaza ikindi kibazo kivuga ngo, none ko nabonye kuri televiziyo nkabona perezida wa Amerika yinjiye mu bikorwa cyane by'iyobokamana, akaba gushishikariza abantu gusenga, nawe akaba agaragaza ko
ashyigikiye ibintu bijyanye no gusenga, ahari ubwo Amerika ntiyihanye ubu bya bihano byose ntibigiye guhagarara. Icyo gihe ushobora kukimbaza. Yego. Ariko uburyo ibyo nabyo byateguwe nabyo byaranditswe mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ko muri Amerika igihe cyo kurimbuka kwayo kuzaba kwegereje, hazabaho igisa n'ikanguka rikomeye mu by'iyobokamana. Iryo kanguka rikomeye mu by'iyobokamana ahubwo aho kugira ngo rikize abantu, rizateza abantu kurimbuka. Kubera iki? Niho bazinjizamo rya tegeko ry'icumweru mu ishusho yigaragaza ko ari kanguka rikomeye mu by'iyobokamana. Tuzi ko muri ibi bihe bya nyuma Imana yararahiye igihe ihanishaga abantu umwuzure, bivuga ko itazongera guhaniraho, ahubwo hari igihe cyo kwicuza, ariko igihe izahanisha umuriro. None ubu ntabwo byaba bibaye nka cya gihe cyahise cy'uko Imana yisubiye ikaba itangiye guhanira ku gihe icyaha kibereyeho? Oya, ntabwo ari cyo, kuko uretse n'ibyo igihe cy'icyaha gifite igihe cyagenewe. Nuko wenda wari ubwira bwimbitse cyane, wenda umuntu atahita ujya muri details aka kanya, ariko ntabwo icyaha kizabaho by'iteka ryose. Icyaha gifite igihe cyategekewe kigomba kumara. Niba rero gifite igihe cyategekewe kigomba kumara, rero kigomba kuzashyirwaho iherezo. Ahubwo ikibazo ni uko igihe cyose abantu bihunza ikintu cyitwa imperuka mu gihe cyabo. Ni ukuvuga ngo nabo mu gihe cyashize uravuga ati ntabwo izaba mu gihe cyacu, natwe turavuga ati ntabwo izaba mu gihe cyacu, ndetse nabo mu gihe kizaza baba bakivuga ngo ntabwo izaba mu gihe cyacu. Ese bwo bavutse sogokuru avuga ngo iraje dore nanjye ndashaje itaraza. Yego. Ubwo rero baba bashatse kuvuga ko imibereho yo muri ubu buzima cyangwa imibereho y'isi izabaho by'iteka ryose, ariko hazaba iherezo. Kandi inyandiko Bibiliya iravuga ngo imperuka izaba mu gihe cyategetswe. Ni ukuvuga ngo rero si uko Imana iba igiye guhana ihutiyeho, ngo nuko ntabwo iba igiye guhana igihe icyaha gikozwe, ahubwo icyaha kirakorwa kigakomeza kigakorwa. Bibiliya bigereranije n'igikombe, hari igikombe cyuzura, iyo icyo gikombe cyuzuye bigenda gute? Amazi arameneka. Ubwo rero hari igihe kiba kitagomba kurengwa, hari igihe ntarengwa kiba kigomba kubaho, Imana igashiraho iherezo. Muri uyu mwaka habaye igiterane cyahuje abantu benshi batandukanye, kibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Kuri kiriya bavugaga ati abaperezida bazashyiraho itegeko, perezida wa Leta Zunze Ubumwe azashyiraho itegeko, ndetse habeho nuko hari abazaryitabira. None ari amasengesho yabaye muri 2025. Ntabwo baba bashyizeho umupaka kuvuga ati ibyo byorezo n'ibiki byose bishobora kuzaba tubaye twikingiye, bikaba bitazaba. Ntibyaba igitabo kibeshya? Wenda hari byinshi turimo kuvuga uyu munsi, tugiye gutegereza igihe gusa kugira ngo turebe ko igihe kizatubera umucamanza mwiza, kuko igihe cyose igihe nicyo gihinduka umucamanza w'ukuri. Ariko nkatwe abigishwa b'ubuhanuzi, iyo habaye ikintu nka kiriya, aho abayobozi mu bya politike bahagurukiye ikintu kijyanye n'iby'iyobokamana, aba ari ikintu gikomeye. Wenda mu cyigisho gikurikiyeho dushobora kuzabivimuzi tukabirebaho, ariko iyo dusomye Bibiliya mu Byahishuwe 13 bakubwira ubutegetsi bwa leta n'iyobokamana ryaryo, ndetse n'umuryango w'abibumbye muri rusange. Ariko aka kanya nakubwira ko iyobokamana rya leta ntabwo ari iyobokamana ry'Imana yo mu ijuru. Iyo rero leta ishishikariye ibintu bifitanye isano n'iby'iyobokamana, ukabona bihuje ibihugu byinshi bigiye bitandukanye, biba bifite ikintu gisobanuye cyane mu buhanuzi. Kuko dusoma amagambo avuga ngo ugukanguka gukomeye mu by'iyobokamana ku rwego rwa politiki kizaba igikorwa gitangirira iherezo ry'isi, kuko maho niho hazatangira amategeko y'iby'iyobokamana. Kandi ayo mategeko y'iby'iyobokamana ategetswe na leta azahindura ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi icyo nicyo kizatera isi kugenza gute? Kurimbuka. Aha rero niho tuhita twitega ko itegeko ry'icyumweru ubuhanuzi bwavuzeho igihe kinini cyane rigiye gutangazwa. Kandi noneho iyo bibaye muri 2025 bihinduka ikindi kintu gikomeye, kuko bihinduka uruhurirane rw'ibintu byavuzwe mu buryo bw'ubuhanuzi, ndetse no mu buryo bwa politike, ndetse no mu buryo bw'amateka. Urugero, hari icyo bita 2025 mandate for leadership.
ni ukuvuga ngo ni poroje ya 2025 y'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo poroje ya 2025 rero igaragaza amategeko azayobora ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bagaragaza ko ubwo ari ubuyobozi bushingiye ku by'iyobokamana. Ariko noneho umukandida bagaragaza ko ushoboye ibyo bintu ni Donald Trump. Ikintu gitangaje rero kuri Donald Trump, iyo urebye ikinyamakuru bita The Economist cya 2012 bamugaragaje ku page ya mbere y'icyo kinyamakuru, Perezida Donald Trump ari we perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yicaye hagati y'udushusho bakoze tw'utudayimoni turi kumuha amabwiriza. Nari mfite amatsiko cyane yo kureba kuzabona Trump abaye perezida, kuko ibyo bintu nabibonye mbere yuko aniyamamaza. Bamugaragaje ko azaba perezida muri 2024. None byagenje gute? Byarabaye. Iyo bihuje n'ubuhanuzi bugaragaza ko rero hazaba yikanguka mu by'iyobokamana, kandi ukabona Trump ari we ugaragara ko ari uw'imbere ushikiye iby'iyobokamana, ni ubuhanuzi buba buri gusohora. Ubwo icyo twiteze muri iki gihe ni iki rero? 2025 muri proje ya 2025 bateganije ko hagomba kuzabamo iby'itegeko ry'icyumweru. Muri 2000 na kangahera 2025. Yego, ndashaka kumenya cya gihe imiturirwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibasiwe n'indege ndetse n'ibyihebe. Yego, ibyo byari byaravuzwe cyane, byavuzwe mu gice cya kangahe? Ni kino gice cya 8. Igice cya 8. Yego. Yego, nuvuga ngo imijyi yavuzwe igomba kugerwaho n'ibihano, New York, kandi uriya mujyi uri muri New York nawe urimo hano, ndetse na San Francisco nayo yavuzwemo, nayo kigomba kuzagerwaho n'inkongi y'umuriro. Nabyo byagezweho ku itariki runaka yavuze, byarabaye. Okay, reka tugushimire. Wenda twakwitega iki mu kiganiro cy'ubutaha? Ikiganiro cy'ubutaha kizaba ari ikiganiro gikomeye cyane, kuko ibi tuvuze abantu benshi ntabwo bari buze guhita babyemera. Abenshi baravuga bati uyu muntu hari bari kuvuga ni ibihuha, ese ni gutabizi, ese ibi bintu ni gutabihuza n'ubuhanuzi. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzinjira cyane kuri ubuhanuzi buvuga ibyashuye 13, politike, ibivugwa muri politike, ndetse n'uburyo ubuhanuzi busohora dushingiye muri Bibiliya mu byashuye 13. Tuzahuza ibikorwa bya politike n'ibya Bibiliya kugira ngo turebe ibihanuzi busohora, ese busohora bwari bwaravuzwe muri Bibiliya. Aho niho tuzibanda cyane kugira ngo abantu bumve neza ko tuvuze uyu munsi bifitanye isano n'ubuhanuzi. Turagushimiye cyane Fidèle, reka dushimire n'abazakurikira iki kiganiro, tubasabe gukora subscribe, gukora share ndetse na comment, bagira ibibazo babaza kugira ngo uzashobore kubisubiza, ndetse niba hari n'uwagira icyo kunyomoza azakunyomoze, cyangwa se aze nawe mushobore kuba mwagirana ikiganiro. Ntubitaye ntiwamwakira, nta kibazo rwose. Abashaka rero kugura umuceri kurangura, abashaka kugura amavuta y'ubwoko bwose yo kurya n'imiceri y'amoko yose, ni muri Matewusi mu karere ka Musanze kwa Tuyishime Family Company. Aho ngaho niho wasanga ibyo byo kurya, bakakwakira neza kandi bakagufasha. Murakoze cyane, turabashimiye. Yego, murakoze cyane. Banyamusanze Tuyishime Family ibazaniye ubwoko bwose bw'umuceri. Umuceri wa Izinuma, Umutanzania nimero ya mbere, nimero ya kabiri, nimero ya gatatu, amavuta yo kurya y'ubwoko bwose kandi ku giciro kibanogeye. Tuyishime Family ikorera muri Matewusi mu mujyi wa Musanze. Wifuza kurangura ibyo byose twakubwiye, yaba umuceri yaba amavuta, wahamagara kuri nimero iri imbere yawe, cyangwa se wagira muri Matewusi ukabaza uti kwa Tuyishime ni hehe, bahita bagutungira agatoki ukirangurira ku giciro cyiza. Tuyishime Family ikorera muri Matewusi mu mujyi wa Musanze.